andimo ideni yantwariye amafaranga. Ibi bintu bibaho. Amafaranga yashingiye ku cyo. Cyuhagera vuba vuba turabiziranye. Nereza amafaranga yanjye. Amafaranga wamaye iki? Baji nawe rero kumeze ya ku ruhande abanza nyishyute. Oye dukize. Wowe ni ibiki uzemo? Urajya kure. Wari turi kumujya kunyibasa. Wari turi kumwe ajya kunyiba. Mugenda gutwara iki amafaranga? Nanyishure. Kwanza ndakura wowe. Yishure gira vuba. Yishure. Reka njye mu bwisenu kurura kuno mukobwa none twasere. Wakora iki? Yewe reka ubwise ukuri. Ahubwo turasiranye bana. Wowe. Mani wirebe no musisteri ngaritonda muzumuzana y'imiki. Weje. Murakoze cyane. Nitwirajya na mediatrice nk'ibisanzwe. No murangamuntu handitsemo nk'ibisanzwe. Kubera nyine imbaraga dufite twabonye nyine ko tugomba kurwanira igihugu nyine tuyita imiriro nk'uko nyine sinaho gasako afite ariko dukeneye inkunga yego bari hejuru yacu timu iri gutangira kandi timu nyine mubona ko itaragira yego ntabwo twagendera mu mugendo wo gafite amafaranga ahubwo twasaba nk'abasorwa tugasaba Natasha tugasaba Vanessa tugasaba Kiramani yego tugasaba nyine ngeri bimeze bite kutogo nta kintu uri kubimbwira mani uko byagenda kose urumva nimba ibintu byitwa imiriro imiriro ko Meruka kubona Nzova ariwe muntu wabanje kuzana filime zo kurwana none na Ari nawe na Kadete namwe mwagafashemo. Oya ikintu kirimo nuko mu Rwanda nta filime yigeze ihaza yo kurwana. Kirika imwe yabafata ku mavuta ya kera nabwo ariko bigiye kwisubiramo. Iki twitega iki mu Miriro Films? Filime ya Danger Shasha iri hoti cyane. Sure kabisa. Abakunzi ba cinema bayiteguye. I promise. Ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye kuri 001 TV Show Rwanda, mbone no mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubizi rero ninge Rashidson akanze urahima mvuge barijyane izimira ikicyura ntayigira umushumba Badman Ramjan King of the NYC. Kumwe n'abatumirwa bakina muri Imiriro Films. Ngira ngo murabona ko hari kumwe na president wabo Kadete ndetse na director uko mubabona bari bavuye muri casting ya cinema. Kadete tubahaye ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze fresh. Kumbona ntambaduko kandi mwari mu bintu byiza. Tumeze wane. Murakoze cyane turacoka. Mbasanze hano mwari muri casting yo kwitegura gukina filime yanyu Imiriro Films. Iyi filime izaba yitwa ngo iki niba atari ibanga? Imiriro Films muri rusange nyine azaba harimo amapati atandukanye duce dutandukanye ariko twose dushingiye ku miriro nyine. Films bishatse kuvuga iki? Ese kuki kampuni yanyu mwahise Imiriro Films? Nubwo atari ngewe wayishe ni director ariko nanjye nyine kirejemba numva ari filime zirenze nyine zitwika zizatwika isi yose kabisa abantu bagashya. Basanze hano muri casting. Ese ni iyihe sinema mwitegura gushyira hanze? Turitegura gusanze sinema ikubita cyane yashingiye kuri football ariko inasekeje tu. Irimo n'imirwano se kumbwengera kubita cyane. Imirwano byose zarifaya. Aya nahombye kuba nageza hano ngo ndebe za Huawei Tech na za GT Tech. Nahombye cyane. Nazawunshu byose. Ariko nta kibazo buriya nzabireba sinema yasohotse. Aho ni sawa cyane. Niba atari ibanga mujya gutekereza kino gitekerezo ninde wazanye igitekerezo muri mwebwe? Wazanye igitekerezo ni mugenzi wanjye ari ariko nanjye ndamushyigikira tutavuga ati tubikore. Mugenzi wawe Ali? Ali director. Niba atari ibanga Ali turabona ndi kubona n'abasore benshi ariko Ali namenya ari inde siko ndi kubona ari abasore benshi.
Reka mbizemo bro. Ali nawe tuguhaye ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Yeah, let's go, let's kill it. Umeze neza? Yeah, I'm good. Ndabona imbaduka ari yose ari 4. Nje murandi up. Uri up 4. Ngo bimeze bite rero? Meze neza cyane ndashima. Imiriro Films bihagaze gute? Imiriro Film ni company nshya irimo iraza. Nkuko ubibona uyu munsi ni tariki 25 nibwo twari dufite casting. Yego. Casting turashima Imana ko yagenze neza. Ubu abanyarwanda batangire bitegure Imiriro Film. Yeah. Bagenzi bambwiye ko harimo ingumi n'imigeri bimeze bite kutogo nta kintu uri kubimbwira man uko byagenda kose urumva nimba ibintu byitwa imiriro imiriro koko neruka kubona Nzova ari umuntu wanje kuzana filime zo kurwana none na Ali nawe na Kadete namwe mwagafashemo oya ikintu kirimo nuko mu Rwanda nta filime yigeze ihaza yo kurwana kereka imwe yabafata ku mavuta ya kera nabwo ariko bigiye kwisubiramo tugiye gukosora sinema niba atari banga se byibura muraza kunshishiriza akantu k'umunota umwe ka shewori kamwe cyangwa fight imwe ikintu kirimo nuko iki kigabo twegeranye na gishaka vana akose ugiye kubita ndi director wawe oya bose oya urabizi ndi inshuti yanjye ariko turaza kumukura muri interview uyu nguyu uwo mugabo ko mbona ari tayari mu kurwana oya ari tayari kuko uyu nguyu azaba ari guca ku mwanya wa gatatu nkuko Perezida wacu yari yababwiye yego iyi filime yubakiye ahanini ku bintu by'imikino yego ku bintu by'imikino twibanze kuri football ubwo ni Shaolin Soccer se kandi nayibaho ni Shaolin Soccer mu Rwanda na Shaolin Soccer mise nyibuka ariko naho bihuriye no kwirefera nakana ndi kumva natanayibo kuko byagenda kose ni ya kera byo ni ya kera ibintu dufite nibishya rero ibintu dufite nibishya nabagenzi banjye hano bafite gahunda urabibona bameze neza kuko byagenda kose abanyarwanda batwitege gusa ikintu cya mbere kinshimishije nuko mbonye ari urungano kandi muracyari bato mufitanye akazoza uko byagenda kose nta muntu uri hano udafite ingufu reka nkushimire rero duhe n'uwo mubyeyi uri inyuma niba ari umubyeyi cyangwa niba ari umusista ntabwo mbizi ariko buriya nawe twamuha ikaze nawe akagira ikintu avuga ku Miriro Films mu Miriro Films rero sisi wacu ahangaha yari yarwaye agasinezite sinzi uramubazaho ibintu bikeya nta kibazo nawe tureka tumuhe ikaze nawe tubwire uko bimeze nawe tuguhaye ikaze kuri 001 TV Show Rwanda niba atari ibanga wanze ukatubwira izina ryawe murakoze cyane nitwa Iragena Mediatrice nk'ibisanzwe Mediatrice nk'ibisanzwe no murangamuntu handitsemo nk'ibisanzwe Iragena Mediatrice Iragena tugusanze hano kuri casting aho murategura sinema numvishe ko ari sinema irimo ibijyanye n'imirwanire ndetse na siporo ni byiza ariko se mujya gutegura iki kintu mwabitekereje gute mwahereye kuki kubera nyine imbaraga dufite twabonye nyine ko tugomba kurwanira igihugu nyine tuyita imiriro nk'uko nyine ari imiriro niki cyaguhaye motivation yo kwisanga muri bagenzi bawe kugira ngo ubashe gufatanya nawe motivation nuko nyine turi kumwe kandi tugomba kuzamurana nyine warebye usanga ari urungano avuga ati ngomba kwifatanya nabo urakoze cyane hereza mugenzi wawe nawe tugiye icyo tumubazaho uwo musore ruguru nabonye asa nka Briseri niba nafite imigeri nk'iya SC Grace ubwo nawe araza kutubwira bimeze bite tuguhaye ikaze nawe yego murakoze ngo bakwita ndi banyita Bruno yes kwa mazina ya Bruno nyaza y'abantu ba master ni Bruno kabisa muri iyi sinema wowe ufite iherore je nabonye imiriro ishyushye naje uyu munsi nanjye imiriro kunishyushye ngomba kwijoininga kabisa tugashyuhana wowe ufite iherore je ufitemo role yo gutera imigeri n'ingumi kurya ndaza kubikora fresh yego imiriro irashyushye cyane oya nabibonye n'isura yawe iragaragaza ko ushobora kuba warize martial cyane mu rwego rwa martial uri mu ruhe rwego muri martial mu rwego rwo hejuru nyine hejuru hari ibijyanye n'amagarade amasentire muri kung fu tumenyere ko ari amagarade muri karate tukamenya amasentire waba uri kuri ihe garade cyangwa kuri ihe sentire nje sentire ifite oya nje nize karate bisanzwe nago ni ukuvuga babuze sentire baguha uhitamo kwiyambarira ikirere
ikirere ikirere se icyo kirere uri kuvuga uriya iyo utambaye sentire uba wararenze sentire ufite amadani. nje mfite imidari mu rugo nyine yandi bambara hano. Yego niyo bamaye ntago mfite sentire. Byiza cyane. Twizere ko mu Miriro Films tuzabona ibintu bimeze neza. Imiriro irashyushye niyo mpamvu nanjye na joining. Niki wabwira abakunzi b'Imiriro Films? Imiriro Films abakunzi b'Imiriro Films turi kubakorera ikintu cyiza kabisha muri iyi minsi. Nanjye naje barambwira ikintu bari gutegura ndavuga icyo kintu mugishyire hanze mutanzanye nanjye ndashaka kugaragara nyine. Twitege iki mu Miriro Films? Film ya Danger shyashya iri hoti cyane. Sure kabisa. Abakunzi ba sinema bayiteguye. I promise you nje ubibabwiye nabibonye nanjye ndi hano kugira mbikore bategereze gato yatubereke. Urakoze cyane, reka tugushimire. Hereza mugenzi wawe umukobwa uri imbere uri iruhande rwawe nawe agira icyo atubwira. Nawe tuguhaye ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Murakoze. Amakuru yari meza. Niba atari ibanga we bakwita nde? Nitwa Ivona Tuyisenge. Ivona Tuyisenge. Ni iyo rero ufite mu Miriro Films? Rero mfite ya mbere nuko naje kwijoyininga muri Miriro Films. Yego. Naza nanjye ndi umukinnyi nyine nkubita mu Miriro. Nawe uzi kurwana se? Oya. Ntago ari ukurwana. Iyi Miriro yacu rero nijyanye n'aga football. Iyo football rero twe twiteguye kugira ngo tugaragaze mu rwego rwo hejuru yuko u Rwanda rwacu rushoboye. Numvishe mumbwira ko iyi filime irimo siporo bijyanye na football ariko hakabamo n'imirwanire. Oya. Na imirwanire dufite ntago ari imirwanire yo gukubita oya, twebwe dushaka kuzamura nyine ikintu nyine kiri hejuru kigaragara ko dushoboye. Yego. Nitwe dushaka kuzamura ko tukanyuza muri futu iyo ntego yacu. Kuba mushoboye byo biragaragara ko bamushoboye ko muri amaraso mashya kandi muracyari bato mufite akazoza. Ahubwo navuga ngo mukomereza aho ngaho mudacitse intege. Niki wabwira abantu batanzwe kuza mu Miriro Films? Ngiye kintu nababwira cya mbere nanjye numvisha bari kuvuga ngo hagiye kuza sinema y'Imiriro Films ndavuga toke. Yego. Ntabwo bigomba kuncika. Ndavuga ati atari ku muntu abyumvanye ndabashije kuba namwegera avuga ati ibyo bintu utazabisohora nanjye narimo. Naje kwijoyininga uyu munsi naje nsanga abana bafite vibe bameze neza. Yego. Uko bimeze kose nanjye ngomba kuba ndi hejuru cyane. Niki cya mbere cyagushimishije muri aba bakweri bagenzi bawe? Cyashimishije nuko naje nkabona n'urungano rwanjye. Yego. Singe muto banzabishobora ariko naje nsanga twese turi kuri range imwe. Ati ibintu tugomba kubikubita bikagera hejuru cyane. Yego. Navuga ngo ntucike intege, courage. Gucika intege sibyo kuko ni ibintu byiza cyane kandi ndekeka n'umwe nk'abantu batanzwe batabashije kuza uyu munsi niki wababwira? Umuntu utaje umunsi ikintu namubwira ati aza niyumva cyangwa se akabona imiriro yacu iri hejuru cyane yaza akisanisha natwe. Yego. Noneho kuko ni byiza noneho tukaba natwe twagira rimwe twungurana mu Miriro tukagenda tunamurana gake gake. Urakoze cyane, reka tugushimire. Nawe duhe mugenzi wawe hano nabonye iyi ntare se yo ko mbona narifite n'amahane. Iyo ugeze muri acting rwose turaka. Noneho ndashaka rero ubinkorere nk'umuntu uri muri sinema utari mu kiganiro. Uyu urumva aka kanya yakire ko twatangiye sinema ntabwo turi mu kiganiro. Urumva nk'ubu ngubu uvayo hano urumva ube cyo utanyishyura kanyishyure andi mideni yantwariye amafaranga. Ibi bintu bibaho. Amafaranga yashingiye ku cyuhagera vuba vuba turabiziranye nhereza amafaranga yanjye. Amafaranga ni wamaye icyo mbaji nawe rero kumeze ya ku ruhande abanza nyishyure. Dukize. Wowe ni ibiki ujemo turi kumwe ajya kunyiba se turi kumwe ajya kunyiba nanyishyure kwanza ndakura wowe yishyure gira vuba yishyura reka njye mu bwisenukuru uramubaza kuri no mukobwa none nge twasere wakora iki se jewe reka ngubwize ukuri ahubwo turaziranye mani wirebe no musisteri ngaritonda nguze umuzana y'imiki weji
uyu mugabo mwihore, uyu mugabo mumwihore. Wow, byiza cyane inshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, wowe utarakora subscribe mbonere nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo ibi byiza byose ntuzatangwe nabyo. Banyarwandakazi, ngira ngo murabona ko aba basore bafite gahunda nzima. Ubonye akantu gato cyane baducishirijemo mu minota mike cyane, navuga ko ari amasegonda. Ngira ngo mubonye imitegurire y'aba basore ko ntabwo byoroshye. Ngira ngo rero uwatanzwe kuri casting nashakashake nimero ahamagara aba bantu kugira ngo adatangwa. Ni yego yego muze mu gihe tutaratangira shoot, ni dutangira shoot tuzashyiraho press idasanzwe bibaca intege, so amarembo arafunguye kandi muragaye. Niba atari ibanga nk'umuntu wifuza kujoininga iyi crew yanyu, niki yakora? Ese yababona gute aciye kuri platform cyangwa nimero ya telefone? Ngaha kuri 001 TV, kuri 001 TV ushobora kudushyiraho contact muri comment, yego, buryo buri muntu wese ushaka kureba kino kiganiro yatujoyininga. Ngaho babwire nimero rero bashobora kuba bahamagaraho. Perezida nayibaga nahamagara kuri 078 610 4 627. Iyo niyo nimero rero ushobora kubabonaho kugira ngo ubashe kwifatanya nabo. Dukomeza kuri uwo musore, mu mpere mikoro gato twari tutararangizana, tuguhaye ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Bwira abakunzi ba 001 TV Show Rwanda n'abantu bifuza kuba bakunda Imiriro Films bakwita ndi. Joshua. Yego. Joshua, director Joshua Pro. Uri director. Ndumva ibintu byose mwarabiteguye. N'aba director murabifitiye buri kimwe cyose. Iyo bimwe byanzarwaye tugakora naga ari kuvuga ngo director yagiye ngo twese dutaha turakubita bose. Joshua, ndashaka umbwire kugira ngo wisange mu Imiriro Films, niki cyatumye wiyumva ko ugomba kwisangamo? Ikintu cyatumye maze n'igihe kinini wenda kinini cyane kandi mu 2020. Yego, abajeni ba Patino ndamuzi. Yego, ako je nikundira iboro by'ubuhanzi. Umva iboro no gukina ibintu byafo, ariko bafite umugama yitwa Edi yakunda gukina filime. Yego, umunsi umwe mba ndamuherekeje twagiye tumwaye jende iboro mukora ku nari. yego, ubona ari umusazi mbese. yarangije nge mba ndagiye musanga kuri set, bambwiye ngo kwanza nibwo twazanye byise nk'indi bintu barimo gukora, nanjye ngomba kwita bamase banayanze. babonye mbona bakubisemo na gahunda bari bafite yo kuba bakira filime yabo. babona indi boro mbigiyemo neza, filime ndayikimwe director waho abanyatsirime. Umaze gukina filime zingahe kuva watangira gukina? Filime nyinshi cyane, ari filime Soroba yitwaga Gakweto, nyina muri filime zitwa Zahuwa Mayi, Impamvu yo Kubaho, Sinabyaye na ba Fitsutsu na ba Soroba, na timu yacu twe dusanzwe dukora, ntabwo ari ibintu bishyashya turimo, ibintu tumazemo igihe kinini cyane. Yego, dukina no mu mafilime menshi zitwa za Gapanga series cyane nyinshi tu. Niyo nama wagira ababyeyi bamwe na bamwe, iyo umubyeyi yumvishe ngo umwana agiye gukina filime cyangwa agiye guhura n'abandi mu bijyanye na sinema, yumva ko umwana agiye kujya mu burara cyangwa agiye kuraruka, niyo nama wabwira ababyeyi cyangwa n'iki wabwira ababyeyi kugira ngo bumve yuko uyu mwuga wa sinema ushobora kubeshaho umwana we, ushobora kuba watunga umuntu, ahubwo kuza muri uyu mwuga wa sinema atari kuza mu burara cyangwa ushobora kwangiza umwana? Inama nagira ababyeyi nuko nanjye ntabwo ngena umuntu wabagira iyo nama. Yego, kuko mu rugo n'abadeperi, ariko badepera bizi ibintu by'amafilime babica amazi. Babica amazi. Nagiye muri filime nkanjye nkashutinga
kuva mu gitondo nkageza nimugoroba. Yego. Nkataha ntabwo nigize nanavoma cyangwa mbatahiriza izo nkwi. Nagenda bakambwira n'abakambwira ati mujeni dore uratunaniye. Yego. Bivemo. Ariko kugira ngo babone ko biboro nkora nuko njyewe nagiye no gushutingira karitsiye n'abantu ba Danizo twarakoranye. Yego. Kazaza bamimbaga bene amafaranga make ntago ari menshi. Nagenda umubyeyi nkamwereka yuko ibintu nakoze bifite umusaruro. Yego. Ariko ibiboro sinema n'umuntu utanabikunda n'umuntu ubikunda ibiboro YouTube bibamo amafaranga. Yego. Bibamo amafaranga n'inunze njye nkodesha inzu nta kandi kazi ngira ndagera ngashutinga naba nari gushutinga ko muri film twigamo ibintu byinshi. Yego. Kwiga kamera ntabwo njye yabazi kamera njye nayizi kandi dukora akazi kamwe aranyigisha. Yego. Ubu rero turiya nuba atabuzi njye mbuzi amwigisha. Yego. Icyo bita no kweditinga uyu nguyu nuba atazi kweditinga ngomba kuba mwicaye ati kuri mashini bagera gutya na gutya. Yego. Urabona ko uriya muntu ari kure umukurure mugaragarize uburyo rubanda bazamubona. Yes, bikagenda neza. Ariko ababyeyi biboro babijyamo bamwe na bamwe n'abantu benshi babirimo ntabwo ababyeyi babo babishaka. Ariko igihe ikintu umwana wawe akunze mureka abanza kijyemo wenda umuhe ashaka amezi 3 angirebere icyo kintu kiriho bise nkaho ushobora no kwita umubuza. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo inama wagira ababyeyi nuko bareka abana bakisanzura mu bandi ahubwo bakababa hafi. Nubagiye kuri shoot wemera uwo munsi wice genda urebe ikintu umwana wawe arimo gukora. Yego. N'abantu bari kumwe. Yego. Aryo bumva ko abakinnyi ba filime turabasaze tunywa ibitabi kandi kubera bitewe n'ibiboro tuba dukora ibintu bya dance. Yego. Ntabwo ari ibintu byoroshye rwose umuntu wakubwira umuntu igishi tumukubita. Kugira ngo umuntu urimo kureba kuri screen avuga turamutse ntabwo ari umuswa. Urakoze cyane, reka nkushimire rero ku gitekerezo duhaye. Twakire uwo mushiki wawe uri inyuma nawe agira icyo atubwira. Tuguhaye ikaze kuri 001 TV Show Rwanda. Umeze neza? Amakuru? Mukaye nabona gufite amashagaga atari ushaka kuba urindwanyimo gakeya. Niba atari ibanga bakwita nde? Kirabo Rosine. Rosine rero tugusanze hano kuri casting kandi twabonaga ibyo ukora ubizi. Turagira ngo tuganirizeho gatoya. Niki cyatumye ukunda umwuga wa sinema? Murakoze ubundi ikintu cya mbere cyamaze gutera imbere kandi gukora cyane. Yego. Gukora ikintu gikunze nta muntu nyine ntago cyangwa utitaye ku gucira ikiza ku kazi. Yego. Ugera ku cyo ukeneye kandi nanone umuntu ntago ajya gukora ikintu agatitwaye. Yego. Urugero iyo umuntu nyine afata nk'ikitegererezo n'umuntu w'umugore nifuza ko nazamuka nkagera nk'aho ageze. Natasha. Kubera icyo ari gufatiraho icyitegererezo. Impamvu uriya mukobwa nyine ibintu akora abikora ubona bikora bikunze kandi nta nubwo akunda nyine kuba ntabwo ameze nk'abandi baba bashaka nyine ngo ikintu cyose akoze cyose yaba ubuzima bwe bwo hanze abuze. Niki cyatumye wumva ko ugomba kugira ubushake bwo kujoininga iyi crew Imiriro Films? Niki wababonyemo kirenze ibyo abandi bafite? Ikintu cya mbere nababonyemo bagira urukundo. Yego. Abantu badashobora kwitaba nyine. Yego. Nicyo kintu nyine Umuriro Films dutandukanyeho n'abandi. Kugira urukundo ntabwo ushobora kuba wenda uvuga ngo twakoreye nk'ahantu urumva ushobora gukora ahantu ntabwo twese duhorana ibiceri. Bahita mpamagara sister wanjye akamubwira ngo ese ko mbuze itike nta kuntu wamfasha. Ntabwo ari ibintu by'ububozi. Yego. Kanyohereza itike cyo kuri pasi. Niki wabwira abantu bacitswe n'uyu munsi casting y'uyu munsi? Ikintu nababwira ni babanguke rwose amarembo arakinzwe kandi tuteze yombi turabategereje ntawe tuzasubiza inyuma kuko wiyumvamo icyizere wumva nyine ubikunze. Yego. Nawe niba wiyumvamo impano yego
tuzamuke tureke ibyo biyobyabwenge, tuzamuke dukore amaboko mu mifuka. Urakoze cyane ku gitekerezo cyiza utanze ati dukura amaboko mu mifuka turwanye ibiyobyabwenge. Ubundi indangagaciro y'ubunyarwanda ni ugukura amaboko mu mifuka no kurwanya ibiyobyabwenge no kwiteza imbere mu rubyiruko. Ni byiza cyane. Reka twakire uwo mugenzi wawe mu kanya yankoreye akantu sinzi niba amahane afite ariko mu buzima busanzwe asanzwe ariko ameze. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nditonda ndi umwana mwiza. Cyane kandi Amakuru ni meza. amakuru ni meza. Akuba ushaka gukunda guseka. Okay, guseka ni byiza ndabikunda kuko kenshi hari igihe umuntu aba yarabaye mu buzima butuma adaseka. Yego. Ariko iyo wageze mu mirimo. Yego. Urishima cyane. Ubu ni ukuvuga ngo wahamagarira n'abandi kuza mu Miriro Films. Mu miriro tubahaye ikaze. Genda nababara cyane iyo mbona kenshi twitabiriye casting akaza abantu bagana gutya. Yego. By'ukuri hari abantu benshi babuze ukuntu bazamuka, hamagara umuntu avuga ati zana igiceri. Hano mu miriro ni karibu. Sinzi ikibazo ahubwo abanyarwanda. Ahubwo hari ikintu kimwe nakunze, nubwo mutakivuzeho, uburyo Perezida yabisobanuye maze mu kiganiro bwa mbere yaravuze ngo kwiyandikisha ni 2,000, ariko igitangaje nuko ibyo 2,000 uzakonsoma arenze 2,000. Perezida wanyu ashobora kuba afite amafaranga menshi. Ni umukire wacu, ni umukire turamwubaha. Hari umuntu wasinyaye ngo agenda n'iguriro ry'amafaranga, nibyo? Arayafite ariko siraho gasoko. Afite ariko dukeneye inkunga. Yego. Abakinnyi bari hejuru yacu, turi team iri gutangira kandi turi team nyine mubona ko itaragira hejuru. Yego. Okay, ntabwo twagendera mu munyenga kuko afite amafaranga. Ahubwo twasaba nk'aba Soroba, tugasaba ba Natasha, tugasaba ba Vanessa, tugasaba ba Kiramani. Yego. Tugasaba nyine ubufasha. Ukongeraho na Minisiteri y'Urubyiruko yuko yabafasha ikabatera inkunga, kubera yuko impamvu mbivuze muracyari bato kandi mufite akazoza kandi mufite urukundo rwa sinema. Ariyo mpamvu twasaba Minisiteri y'Urubyiruko yuko yakwegera Imiriro Films byibura ikabaha ibitekerezo yewe na bimwe mu bikoresho mudafite Minisiteri ikabatera inkunga, kuko ikigaragara nuko mufite gahunda. Umwe muri mwe yigize kumbwira ati impamvu tumaze igihe tudakina, nkunda gukinana n'abana biga b'abanyeshuri. Numva biranshimishije cyane. Mwese se mwaba mwiga? Njyewe nivuze ngende umunyeshuri sinzi n'abandi, ariko nyine ku ruhande rwanjye ngende umunyeshuri. Yego. Oya, ikigaragara nuko n'abandi ari abanyeshuri. Bashaka kuba ari abanyeshuri. Kuko twahuye umunsi nibwo twanye production. Niyo nama wabwira abantu basigaye bataje muri casting y'uyu munsi? Niki wababwira bahombye cyangwa mu gihe kizaza nabo nibazaza bazakuramo umusaruro? Abantu batitabiriye casting y'uyu munsi bahombye cyane. Kuko muri casting icyambere ukuramo isura. Yego. Nubwo waza ariko nyine icyo wari ugamiye kubona si ukibona. Ariko icyambere haba haje abakinnyi batandukanye. Yego. Kandi niba wowe uzi kwatinga gutya, undi uzayisumbuye. Yego. Uvuze ngo icyo ni icyambere yaho. Yego. Kabiri, ejo bundi nabona twateye imbere, azatangira kuvuga ati nanjye ngiye kuza. Yego. Gatatu, umunezero by'ibyo nyine twari dufite. Yego. Urukundo rwari ruri hagati yacu kandi namwe murabibona ko ndishimye. Oya, nabibonye rwose nanjye byanshimishije. Ubwo rero hari igihe ugera ahantu ukarakara nyine swishanise n'abantu. Rero rwose ndi free, nta kibazo mfite. Ubu rero zose bagwa wazikina? Njyewe mpora ndi tayari. Urore wumva utakina mu buzima bwawe ni iyihe? Urore numva nakina yanjajinga. Yego. Ntayibaho. Nyaya zirahari, hari rero utakina. Ukuri kw'Imana pe, kubeshya ndi umunyeshuri. Ariko nanyuze muri role nyinshi. Ubwo se baguhaye role y'ubukozi bw'ibibi wayikina? Role y'ubukozi. Okay, iyo role ndabizi ya nyine yagira ikibazo ku izina ryanjye. Yego. Umwana w'umukobwa. Ariko bitewe na purpose nicyo nifuza kugeraho. Numva ko nta kintu nakora mu buzima bwanjye bitewe n'aho nshaka kugera. Nyagasana agufashe uzatera imbere. Reka turebe, hariya hari umusore nabonye wambaye jezi ya Brazil, kandi ejo bundi muri Mondial bamukubise inshuro ataha arimo ararira, ewana zigeze wabo ararira ahita anasezera. Ngo bimeze biti? Bimeze fresh. Ngo hari ikaze rero kuri 01 TV Show Rwanda. Ibana kabisa, nasuhuza abantu badukurikirana ku Miriro kuri 001. Yego, zamuraho mikoro gatoya kugira ngo abantu bakumve.
gusa biranshimisha kubona ufite morale nk'iyo. Morale yo ndayifite nk'ubwo wari uvuze ngo Brazil yacu abantu dufite barenze abaravunitse bose ba Neymar bose baravunitse bakinaga nyine ari kwakunda. Oya n'ubundi twe kubitindaho cyane ntawuburana n'umuhamba kandi ntawe usangira n'udakoramo. Buriya bakozemo birangira gukubisa inshuro. Twikomereze ku bijyanye na casting. Musanze hano kuri casting ya Imiriro Films, ni iki cyagushimishije cyangwa cyatumye cyagukuriye mu Imiriro Films? Ikintu cyankuruye arakajambo njya ndyama nkarara ndota ahita nkanguka. Nkakahe nyine action ukajambo rwose kanyiga mu mutwe. Noneho rero ke kukurya reka natwe tukavuga uhita ukora ibyo gukora action. Bana muriteguye kabisa ibyo mbaza byose action. Aho ngaho uratsinzwe, wakagombye guhita unyinira action. Ubu ngubu gukina gutya biro gutya kuko nakinye nagerageje abo bose nabatoje uburyo tuzakina muri iki cyumweru. Turabaha match kaze ubona umuntu bamukojeje akaguru kavunika muri iki cyumweru. Turi kwitoza neza, imbaraga turazifite, uwo muri wumva bavuga ko n'amazi arenga kanwa abantu bitegurisha uri isoko irenze. Ariko uwo muriro noneho uwo muriro ndi gukubwiye uzabukaze noneho wa muriro utagize. Yego sawa, ndagushimira rero. Hereza perezida nayo tugana ku musozo w'ikiganiro agira icyo avuga ku uyu munsi. Perezida ati ndumva ntameze neza, natinze nakoze utuntu twinshi ndananirwa, ariko unyungirije ashobora kumvugira ibyo nakagombye kuvuga. Tugana ku musozo w'ikiganiro, ibintu byari byiza nubwo nahageze birimo birangira, ariko se niki wabwira abantu batabonetse? Abantu batabonetse nubwo tutabafakasingaho cyane ariko nabo turabakeneye. Yego, kandi amarembo aracyafunguye mu Imiriro baze twiteguye kubakira. Niba atari ibanga muzongera gutegura casting ryari kugira ngo abatabashe kuboneka uyu munsi nabo bazabe bahari? Dufite umunsi w'abantu, urumva hari abantu bari bafite umuhate wo kuza. Yego, bize baboneka uyu munsi. Twari twapanze yuko ku munsi itariki ya mbere. Yego, itariki ya mbere z'ukwa munani abantu bose babuze. Yego, babuze ntabwo ari gutya twangana. Bari benshi abandi bagenda nabo twari bagiye. Yego, abantu batabonetse uyu munsi itariki ya mbere z'ukwa munani bazabe bari hano kuri tapi Nyamirambo. Abakasitinga tunabakubita amahirwe yuzuye 100%. Yego, tugana ku musozo w'ikiganiro dusoza pe, nabonye ufite abakinnyi beza bafite urukundo. Ikintu cya mbere mugenderaho n'Imiriro Films ni iki? Mu Imiriro Film ahanini yagiye inyura mu nzira zikomeye kugira ngo dufate umwanzuro wo kwikorera natwe ubwacu. Yego, babibonye nta bindi bintu byatari, ibintu byose bizakorwa natwe. Bityo turi hano ni nako tuzabikora, kandi ikindi turanabyiteguye. Nibutseho gatoya, ni iki wabwira abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange? Kandi mujya niki mwagendeho cya mbere mu Imiriro Films? Mu Imiriro Film ikintu cya mbere twabashije twabanje kureba yuko ibintu tugiye kujyamo tubyiteguye. Yego, icyo kintu cya mbere twibanzeho. Icya kabiri tubona yuko ibintu turimo tubishoboye. Abakunzi ba sinema abakunzi ba sinema bafite ibintu byadanje, kandi nitwaba tubifite twenyine badushyigikire. Ibi bintu birahenda, ibintu biravuna. Yego, biravuna cyane bikavuna iyo wabikoze. Abanyarwanda wabikoreye babikunde. Yego, nubwo tuba tagiti yacu ari isi yose, ariko ahanini ni Abanyarwanda. urakoze cyane, ukoze hasi unibutsa gutora ibuye. Abantu benshi hari igihe bakora hasi bakitorera inkoni, ariko ngewe ukoze hasi unibutsa gutora ibuye.
mwambye ko iyi sinema mugiye gukina izaba irimo action, fighting ndetse na football. Ibi bintu bizahurira he? Mwabitekereje mute? Urugero ruto nko kubafoteza, yego, muze kureba ikiganiro kuri 001. Ibaze nawe ni Shaolin Soka harya niyo wamuriye, ariko ni ya kera. Ngemeruka Shaolin Soka niyo yarimo ibyo bintu. Ibintu bishya rero, ibintu bishya bivuga yuko nk'umuriro uri muri byo nuko football yacu nta mategeko azaba ari. Yego, nawe nk'umunyamakuru ushobora kwibaza football itarimo itegeko na rimwe, urabizi ko habaho penalty aho kufura ziba zatewe n'amafuti y'abakinnyi. Ibaze nta makosa ari mu kibuga cyangwa se batari guhana ikosa, ntabwo izaba ari vunja mufupa se umusa. Niko byagenda kose, icyo twibanzeho ni yatagetse imiriro films. Reka tugushimire rero ku biganiro byiza uduhaye, ibitekerezo byiza. Banyarwandakazi, mbasabe kujoininga Imiriro Films kandi mubabe hafi. Abakire mufite amafaranga mwabuze aho muyashora, ni muyashore mu Imiriro Films, ngira ngo mubako n'abana bakiri bato bafite akazoza kandi bifuza gutera imbere. Banyarwandakazi, turabizi ko hari abantu bafite amafaranga bashaka gushora mu rubyiruko. Ni muhere ku Imiriro Films, bari tayari kandi murabona ko barakundana, baracyari bato kandi barumva bakanumvira. Nshuti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, mbonero mbashimire kuri mwe mwari mudukurikiye mu kiganiro. Ikiganiro cyacu nakagaruka, narindi kumwe na Imiriro Films, ngira ngo mwabonye ko ari urungano. Nkuko mubizi rero ni ngiye Rashidson kuri 001 TV Show Rwanda. Ndabashimiye, murakoze, ngira nti ciao ciao.